Hello my people, mumeze mute? Iyi ni vlog yacu. Hano twari tugiye gusura our grandmother, mbyara mama. Hano nyine twari tugiye, turi kuri moto tugenda. Mwabonye ukuntu tugenda, wagira ngo turi muri Uganda. Twebwe rwose nta kibazo, murahabona rwose ni icyaro, ni iwacu. Ibitoki turabyariyeho. Ushaka ibitoki cyane waza iwacu, nyine birahaba byinshi cyane. Ahangaha nyine twari turi kugenda tunahareba, ntabwo tuba tuhaherutse, gusa ntabwo ari kure. Hano ngaho twari tugeze ntabwo ari kure cyane yo mu rugo. Guys, ntabwo ndi gukora video cyane, ntabwo biba byoroshye rwose, ntabwo biba byoroshye. Ni hatari. Hano hantu twageze ahantu rwose ni hatari. Hari amabuye, nyine haragoye kuhagendaho, ariko sinzi ibyo tuba turimo dufata video pe. Nubwo byari bigoye ariko twarihanganye nyine turayifata, kugira ngo tubereke nyine same tips, nyine same moment nyine zo mu cyaro, kugira ngo nyine n'abantu nyine ndabizi hari abantu baba bari mu mijyi ntabwo baba bazi ngo bimeze gute. Nk'ubu kuri moto gutya nta muntu watekereza ko bishoboka rwose. Muzi ko byaciwe, ariko iwacu rwose iwacu turabikora. Twagendaga dushyiramo n'abandi bantu turi kumwe, bari same time, babaga bari imbere cyangwa bari inyuma. Niko byari bimeze. Twari tugiye turi benshi rwose, tugiye gusura umukecuru twamuherukaga kera, nk'umwaka wari ushize, kandi nyine no kujya habaho nyine hari igihe kinini umuntu aba ari mu bintu byinshi. Namubonye umuntu twari turi kumwe nawe yari kuri moto. Hano nawe ndi kumwe na sister wanjye witwa Nema, icyamamare, ngo ni Prinoda. Mujye mumbwira ibyo bintu icyo bisobanuye. Hano twageze ahantu hari uduti, uduti nyine twiza bya hatari. Hano hari agakaritsiye gatoya nako. Hano ngaha hafi yaho hari na health center n'ibitaro biri aho bisanzwe. Hano twari turi no gushyiramo imisozi. Hano hantu nyine ni heza kuhatura. Nako so muvuga ngo ni heza kuhatura, reka mvuga ngo ni heza kuhakorera nka vacances, kubera ko wenda ushobora kuvuga ngo ndashaka ahantu hatuje. Nyine haba hatuje pe cyane, haba hatuje. Hano ngaha noneho ni bya bitaro nababwiraga. Hari clinique nyine isanzwe, iyo nyine iyo umuntu arwaye ibintu byoroheje ajyayo rwose. Ariko urumva iyo byanze nyine hari ibindi bitaro bikuru bamwoherezayo. Dore naho ngaho mwahabonye. Abantu mupuraninga kuhaza rwose ntabwo muzabura bamwivuriza. Iki ni ikibuga abantu mukunda umupira namwe ntabwo babibagiwe. Nacyo kirahaba. Ntabwo rwose nta rungu muzagira rwose, muzaze muharebe. None hano ngaha ni hafi ya Tanzania. Iyi misozi mureba, ndajya mbabwira imisozi mukavuga ngo ntayihaba, ariko hariya mureba hose uriya musozi wa kure nyine mubona hasa nk'ari agacu k'umweru, hariya ni Tanzania. Ahantu dutuye nyine uhareba, ariko noneho bano ahantu batuye uhareba birushijeho.
ureba n'ibintu bita igifunzo kiri nyine hafi n'Akagera, byose birahaturiye. Dore naho ngaho rwose ni hafi yaho bikomeye, ntabwo mwabyumva. Aho mureba hameze nk'ahantu hari igishanga ni igifunzo, kandi nyine ruguru yaho ni Tanzania. Urabona ko ni hafi cyane, ni hafi nyine nta nubwo wabyiyumvisha pe. Murabibona rwose ukuntu bimeze, ni hafi yaho pe. Muzaze tuhatembera abantu muri free, ubu mwabona umwanya. Nyine haba ibintu ntabwo bihenze cyane, gusa nyine bimwe na bimwe biba binatangaje, ukabona ni hafi, mbese ni hatari. Ni ahantu heza ntabwo aho gutemberera. Nakifuriza umuntu wese ushaka kuhaza yaza nyine akahareba, akareba ukuntu hameze, mbese yabyinjoyinga ni ukuri. Naberekaga henda kugera Tanzania, twari tugiye kugerayo, ubwo twagezeho turabasuhuza, nyine turanaganira. Ubwo narirwaga hano ryari si cyagiye mako twazanye nyine batararwana siko nagira ari barwaniye hariya mwari mwaje muri babiri barwana n'uyu warwaza uyu nguyu akagwa ngo kengo mukubite ngo mwongere umugeri bakageza byaragogeje none nibwo yogeza urasa nakunda kuza ayo bwana kera oya bataza abatumye ngomba ko bamutumye tataza bando kutuza ko nshaka kugira umusitari urabyemera? Ko twari tugukumbera, wajya uza nganda kudusura. nicyo koko mwagiye mudusura tukavuga ngo dufite bene wacu hafi hano Turaje ye ntimurinde kundyarya ngo tubwire kandi ntabizi. turabasuye ariko finally turabasuye ntabimbaza nyuma na nyuma twaratinze ariko turaje dukoze neza. Reka ngo murasusura ubu se njyewe twahurira mu nzira mukamenyara twahuzwa n'iki twakumenya noze handi wabaga ubwo habandi ko mbona tugusanze hano aho wabaga aho nabaga hari aho gusa waza nk'ahibera washobora kuhaba wenyine nicyo kibazo. ubu se ntataye ntahareba ese mugani wa rukundo ubwo yahise ajya he? Wa mwana ndumva nanamubonye baba kwa kaka kunatatire kambasimbuka nitwe tumusimbukanye ahubwo nareke kuvuga ngo niwe dusimbukanye wowe tugusimbukanye
Yego. Nose ubu wowe wamumenye? ntawe yamenya na Shukuru rwose nema kandi yitwa Shukuru sa akabaza Uyu wamwitane? cyamaye agiye kunkoresha ibyo bizamini. uyu ni Shukuru ka Uyu ni Shukuru, uyu ni Neema. Uyu ni Shukuru, uyu ni Neema. dore nema n'uyu wo haruguru Uhise unamenya ko ari muto burya? yewe Ewe, uzi ko uri umwana? ko nema ari we Ni njyewe mukuru. wowe uri mukuru. Ntabwo ndi mukuru, ni njye mwana. Yego. Wowe twizere. Njye mukuru n'ubundi. Debo se uracyamwibuka Debora mwibuka? Ntabwo amuzi pe. Debo ukurikira tuyizere ari he muri aba Kanunga. None tuyizere akaba nde? Ndimo bose. Ariko nibyo. ubwo n'uyu kandi yabuze kuri tuyizere Ubwo mbaye bose nyine. Ubwo narirwaga hano ryari? Si cyagiye mako twazanye? Sararwana siko nagira ari. Sararwana hariya. ubwo mwari mwaje muri babiri Sararwana n'uyu warwaza. uyu nguyu akavuga ngo ke ngo mukubite ngo mwongere umugeri Akageza byaragegera none. abanyarwanda ariko yogeza Urasa nakunda kuza. Ayo bwana kera. Oya bataza. Twaganiriye byinshi gusa byose ntabwo nabashije kubibereka, gusa nyine ndashaje mbese nta nubwo abatwibuka neza. Ibi nyine biri bimwe nabashyiriyemo. I think mwenjoyinze kandi mwakoze kubana nanjye. Iyi video nyine ngiye kuyisoza, gusa ndashimira umuntu wese uyisoje kandi nyine mujye mumurikirana no mu zindi video, mukore subscribe, like, share and comment. Ni ukuri muri ab'agaciro. Murakoze cyane.